nakurikiranye inkuru z'abasirikare, twagiye tuganira n'abantu batandukanye bakatubwira uko igisirikare kiba cyubatse, ukuntu kiba gihagaze. Umusirikari arubaha, yubaha abamuyobora, abamurinda, kandi umusirikari ntasuzugura. Ikindi cya kabiri, umusirikari nubwo izuba ryaba riva rite ntava mu ikote. Yego. Niyo mpamvu burya dukunda amakote nuko turi abasirikare Yego ba Kristo. izuba riva imvura iva ni ikote. Ni ikote, ntashobora kuryitotombera, n'inkweto za gisirikare. None tukiri aho nk'akabazo gato k'amatsiko, uvuze iby'abasirikare, uri umuvugabutumwa umwe. Uyu munsi turabona ko wanahinduye natire, ufite ahantu heza ajya gukorera inkuru. Nawe uracyari umuvugabutumwa wemera ko mu isoko wabwiriza, mu ibarabara cyangwa mu muhanda, ahantu aho ariho hose wahavugira ubutumwa bwa Kristo, cyane ko uyu munsi ureba n'ifoto yahindutse. Buriya mu buryo bwo kuvuga ubutumwa habamo ibice bitandukanye, n'ubu bwa media nabwo bubamo, kandi n'abasirikare barwana hose, bapfa kuba barokora abantu. Ubundi ubutumwa bwiza bujyanwa hari mu isoko, ariko ubutumwa bwo mu isoko ntabwo kubuvuga, hari abantu njya numva bari guhanura mu isoko. Yego. Ubundi ubutumwa bwo mu isoko bugomba gusoma ijambo ry'Imana kandi ukabuvuga utuje. Tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV, turi kumwe na Evangeliste, umuvugabutumwa Mwarimu Kavamahanga. Mwari, iminsi myinshi utagaragara kuri video, ariko uyu munsi tugiriwe amahirwe yo kukubona kuri video nk'igisonga, nk'umusirikare wa Kristo. Byinshi n'agaseke wapfundurira abantu bakurikira Mwigengesero TV, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane, kandi Imana iguha umugisha. Wagira ngo wabyeretswe, kuko nagambiriye kuvuga ku musirikare wa Kristo. Yego. Murakoze rero kuduha ikaze, kandi natwe duhaye ikaze ku badukurikira kuri Mwigengesero TV. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira ikiganiro kijyanye n'umusirikare. Tutaraganira rero nagira ngo dusenge. Yego. Mana yacu, turagushimiye ko duhaye umwanya wo gukora iki kiganiro. Turagusaba rero kugira ngo kiduheremo umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo rero tuganira nk'uko tubivuze ni urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Ibice ni bibiri n'ubundi, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Yego. Aya magambo yanditse muri iki gitabo, uru rwandiko cyangwa se Pawulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo yari umwana we yabyaye. Kumubyara ntabwo yamubyaye ku bandi bagore, ahubwo yamubyaje ubutumwa bwiza. Buriya rero abantu twabwirije ubutumwa bwiza bagakizwa, tubita abana bacu. Reka dusome. Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba, keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aya magambo rero natekereje kuvuga ku musirikare. Yego. Umurimo w'Imana, iyo dukora umurimo w'Imana tuwukora nk'igisirikare. Yego. Umusirikare iyo ari mu gisirikare akajya mu gace runaka kavutsemo umutekano muke, nta kintu agenda arebaho, ntavuga ngo ese abantu ngiye kurwanirira tupfana iki, nabo mu buhe bwoko. Oya, umusirikare ushobora kubuvuga mu bigo by'amashuri, ushobora kubujyana mu basirikare, no mu kabari. Mu kabari ho biba bigusaba kujyana amafaranga kugira ngo usengere. Ntabwo usengera unywa inzoga, ahubwo ugeramo. Buriya nibutse inkuru y'umuntu wagiye kuroba. Yego. Aragenda ahagarara ku nyanja ashaka amafi, ariko amafi buriya ntabwo ushobora kuyafata udafite icyo yafatisha. Hari ibindi bintu ugomba kuba ufite, babyita ibyambo. Imana iguha umugisha. Yego. Ndumva wararobye. Noneho ubwo yaragiye afata ibimonyo,
ikimonyo kiranuka yego arabijyana abishyira mu munuza mu mukebe ageze ku nyanja aho yagombaga kuroba amafi atangira kugenda abishyira ku ndobani ari burobesha amafi ifi yaza yakwinukiriza cya cyambu kumva kiranuka ikigendera haza undi mwana w'umuhungu nawe aje kuroba we yari yazanye udusimba iminyorogoto niko bari n'ibindi natwo kudushaka biba bisaba gucukura isayo hanyuma amaze kuducukura aragenda akojeje ku ndobani ifi iza yiruka iya mbere abayishyizemo ziba 5 mu minota 5 yari arangije noneho wa wundi agira ngo indobani ye niyo ifite ikibazo aramubwira ati ntizi indobani yawe arayimutiza ashyiraho bya bimonyo nanone biranuka ntiyagira icyo ifata hanyuma arangije wa wundi aramwitegereza ati ntizi indobani yawe arayimuha ashyizeho bya byambu bye akuriye abona haje amafi hamaze kuza amafi rero ikintu cyakurikiyeho yarabaje ati se ko wavuga ko indobani yawe ifite ikibazo byagenze gute hanyuma ubwo ngubwo ikintu cyakurikiyeho nuko yamubwiye ati zana umukebe wawe turebe udusimba turimo aramuhereza arebye asanga ni ibimonyo yashyizemo aramubwira ati rero izi fi ziba hano muri iyi nyanja ntabwo zirya ibimonyo ubwo mbonereho kwibutsa ijambo ry'Imana ni indobani iyi ndobani rero igomba kugira imbuto yego ujyana izo mbuto ukazijyana mu bantu n'abantu bo baza bakurikiye za mbuto ntabwo baza bakurikiye ijambo hanyuma rero niho uzajya ubona ku itorero abantu benshi itorero rikaba ritiyongera aricyo kibazo ikibazo si ijambo ry'Imana ritavugirwa ahubwo ibyambu biri gushyirwa muri ya ndobani niyo mpamvu buryo ubona abantu badakizwa badahinduka nizo nagereranije n'imbuto noneho abantu umuntu agasenga amasengesho menshi yagira ngo abantu bakizwe bahinduke bikanga naho kumbi ibintu ari gukora ibintu bidahura n'amafi adakunda yego rero ubwo nari mbivuze nti ushatse kuvuga ubutumwa mu kabare bigusaba kuba ufite amafaranga yego ukagenda ni indobani ubwo biragusaba kugira ngo nugerayo uzirikeho ku ndobani iryo jambo ugiye kuvuga ubagurira agacupa nurangiza kubagura agacupa bategereze ko usoma bayoberwa babwira uti burya Yesu ni mwiza yego ubutaha barakubwira tuzagaruke kongera ukabararika ukababwira uti muzaze kunsura ku itorero mu minsi yashize nari ngeze hano hirya mpura n'abantu bari abamama babiri bari kumwe n'umugabo uwo mugabo rero bari bavuye mu bukwe yasinze yabaremereye buri musinzi araremera aba ameze nk'umuntu wapfuye noneho umwe agafata akaboko umugabo bose bakitura hasi kandi abadamu nta kintu bari banyweye byaragaragaraga nari ndi mu modoka ntwaye imodoka nuko ndahagarara ndababwira mugiye he bati muroko bati mbese ni wowe bati se mugiye he ndababaza ntimugiye barambwira bati turataha ariko ntabwo tuzi niba turagerayo reka mumuzane mubatwaze nuko tumushyira mu modoka ndamujyana mugeza hariya ducarira ku gashoro nyuma nibwo bazaga kuvuga bati Imana iguha umugisha amen hari abantu rero batazi ko uwo ni umuntu yego bakavuga bati ubwo uyu muntu yasinze ati ntabwo ngira mu modoka atatanayirukamo ukagira ngo umuhiga niwe natwe ugira ute uduhiga reka nigarukire yo ku musirikare yego umusirikare iyo uvuga ngo umurimo w'Imana wubatse nk'igisirikare umusirikare ntatinya umusirikare ntagira ubwoba ni gute Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ati nta waba umusirikare wa Kristo ngo yishyire mu by'ubugingo ngo bakinejeje uwamwandikiye igisirikare umusirikare agira discipline umusirikare agomba kwitanga umusirikare agomba gukunda bagenzi be iyo umusirikare bamurashe ku rugamba ari ku rugamba mugenzi we aramuheka yewe ararwana intambara n'uburyo yamurokora nubwo yaba yapfuye ntabwo umuramba awutaho awuta ku bitugu akawutwara ni ahangaha rero
umurimo w'Imana abantu benshi twawuhinduye icyubahiro, tukumva ko nituwinjiramo tuzabona imishahara, tukumva ko nituwinjiramo tuzambara imyenda myiza, tukumva ko nituwinjiramo tuzaboneramo ibintu bihenze, ariko si byo. Ubundi umurimo w'Imana ni iki? Ni igisirikare. Umusirikare igitangaje, ubu umusirikare ashobora kugenda ukabona akarara arinze banki irimo amafaranga, we nta konti agiramo. Abajura bakaza kuhiba agahangana nabo kandi nta mafaranga agize afitemo. Umusirikari ashobora kujya kurinda abantu, akatanga umutwe we kugira ngo ucibwe wawukire. Nza nkunda kubabona mu mujyi, nigeze kuganira n'umuntu utuye mu mujyi, ndababwira nishane mwarakize kabisa. Mbona abacunga umutekano, ndababwira ibintu muzi ko bifite agaciro gakomeye cyane, mujya mubibara. Mwe muraryama, abashinzwe umutekano bakarara bawubarindiye. Rero icyo ndashaka kuvuga, kuba umukozi w'Imana ntabwo bivuga kugenda mu modoka nziza ihenze. Ese ubundi umusirikare yabona n'igihe cyo kuvayagurika muri ako kavuyo k'imodoka? Ntiyamenya no kuzibara. Imodokari zabo bagenda mubona bari ibimodoka binini, nabwo bakagenda bicaranye, keretse wenda abatware bo hejuru handi, kandi nabo iyo bibaye ngombwa bajyana nabo. Naha rero muri uru rwego, nushaka gukora umurimo w'Imana ugomba kugira imico ya gisirikare. Ntabwo yashaka kuvuga ko abantu bagomba kurwana, ahubwo Pawulo yabwiraga Timoteyo amubwira uburyo agomba kwitanga, ubwitange umusirikare agira, ari nabwo umukozi w'Imana agomba kugira gute? Agomba kugira. Inshuti rero z'Imana, umurimo w'Imana ugomba kwitangirwa. Twagiye tubona abantu, ugasanga umuntu ni umuyobozi, nkaba ndi mwarimu, noneho umukristo wanjye yagira ikibazo, aho kugira ngo musange kuri tere njye kureba ikibazo yagize, ahubwo ukamuhamagaza muri biro. Ubwo bivuze ngo ni uguhamagaza inkomere, wenda yagiye kurwanira igihugu, cyangwa se yagiye kurwanirira gucunga umutekano bamurasirayo, noneho umuyobozi wo hejuru akamuhamagara ngo uzaze ndebe ukuntu bakurashe ku kaguru, uzaze ndebe ukuntu bakurashe umutwe. Ahubwo ajya kuri tere agakurikirana amakuru, akamenya uburyo yarashwe, akavuzwa, akitabwaho mu buryo butandukanye. Pawulo rero nibwo yamubwiraga ati ujye wihanganira imibabaro. Muri uru rugendo rw'agakiza habamo imibabaro. Iyi mibabaro yose sinashobora kwirondora, sinashobora kuyivuga. Ni ukuvuga ngo niba nta n'umubabaro ufite uyu munsi, witegure uwo mubabaro uzagufata, witegure ko uzawubona. Mu murimo w'Imana habamo umubabaro. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo ngo ngeza ushaka mushorera, yuko menye nyiri mu makuba, amahoro adashira. Ngo ngeza aho ushaka mushorera, yuko menye nyiri mu makuba, amahoro adashira. Uvuga ngo mu murimo w'Imana habamo amakuba, ariko muri ayo makuba umwami wacu Yesu nawe yaragiye ashyiramo amahoro adashira. Nubwo umuntu aba afite amakuba, haba harimo n'amahoro. Imana ikagenda iguha amahoro adashira, abantu bakaguhagurukira ukabona ufite amahoro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nibuka hari mwene data nakundaga, ubu ngubu atuye mu gihugu cya Australia. Twakoranye umurimo w'Imana cyane muri bwa bubyutse twigeze twagira ku rusengero. None mwari tukira ntukimukunda, buno uvuze ko wamukundaga cyane. Impamvu mvuze ko namukundaga cyane nuko twahuraga kenshi. Ubu tukaba tutakibona muri Australia. Tukiri aho nanone uvuze umusirikare wa Kristo, hari aho bihuriye n'ijambo riri muri Bibiliya wasobanurira abantu rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana? Ni mitrailleuses, nta RPG, ni burende. Nibyo birajyana? Ntabwo bijyane, ntabwo ari za burende, ariko hari za burende z'Imana. Iyo dusomye mu Befeso ibice 6 n'umurongo wa 10, harimo ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ni nayo mpamvu abantu benshi bakunda kubarebera mu ndorerwamo y'ubupastor, bakagira ngo n'abakozi b'Imana. Abandi bakaturebera mu ishusho y'ubwarimu, bakagira ngo nibwo abakozi bw'Imana. Niko gukorera Imana. Ahubwo umukozi w'Imana agomba gushakirwa
muri ubwo buryo wari uvuze, muri ubwo butware wari uvuze, kuko hari intwaro Pawulo yagaragaje ziranga umukristo agomba kuba agize ate, agomba kuba afite. Iyo rero utazifite, icyo yavugaga ni iki? Uvuga ngo amanama arakorwa. Amanama arakorwa uko bwije n'uko bukeye. Ibi bintu ubona by'isengero zidakora. Buriya hari inama iba yarabereye ahantu kure ikanzu, ukabona bihagera, byamara kuhagera kandi biba byacuriwe ahantu kure. Noneho icyo uwabiteguye akora, nigeze buriya ni ukuvuga ngo buriya abantu turi za imprimante, unyuzamo urupapuro ukabona rusohokeye, imashini zifotora, rukasohokera iriya. N'Imana rero nishaka kukugirira neza izakoresha abantu. Na Satani nashaka kukugirira nabi azakoresha abantu. Satani nashaka kukwandagaza ni abantu azakoresha mu buryo bwose butandukanye. Abantu turi imprimante z'Imana cyangwa se turi za Satani. Mu gatabo k'umutima w'umuntu ho haravuga ngo umutima w'umuntu urusengero rw'Imana cyangwa aho Satani akorera. Muri uru rwego rero rw'umusirikare, Imana idushakaho kuba abasirikare mu butabazi. Waba ufite ikibazo nkagutabara, naba afite ikibazo nawe ukagira ute, ukantabara. Ni narwo rwego twakagombye kubakamo itorero ry'Imana. Njya maze iminsi nsubiza amaso inyuma y'itorero cyangwa se idini runaka, ambona ukuntu riri kwiyenga nk'isabune cyangwa umunyu. Isabune ukigura ari kinini, uko bakimeshesha kiragomeza kikitwa isabune, ariko kigenda gishira kigasigara ari akayuzi. Hari idini naryo ndi kureba, ndi kugenzura, habona risigariye kuri ka kayuzi k'itorero, kitwa itorero. Naho itorero ryavuyeho kera, ahubwo risigaye y'iki, ari akayuzi. Impamvu ni iki? Ni uko ibintu byose bidasanzwe, ibintu bitemerwaga, uri kubibona bigenda byinjira gahoro gahoro. Ariko hamwe n'ibyo, nyiri itorero we ararifite, nyiri itorero arihagazeho, nyiri itorero ararikomeyeho. Kabone ko yavuze ngo ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, amarembo y'ikuzimu ntiyashobora kwenyeganyeza. Umuntu udukurikiye ntaguciyemo, uri muri Afurika cyangwa mu Burayi, kuri Mwigengesero TV, utubwiye umusirikare ko agomba kwitanga ndetse atakiri mu by'ubu bugingo, kandi uhiganwa cyangwa urushanwa ahabwa ibihembo ko yatsinze. Uyu musirikare rero uramuhuza ute n'uwo Pawulo yabwiye ngo muterure intwaro zose mujye ku rugamba? Mutajya ku rugamba musize intwaro n'imwe. Ni ukuvuga ngo iyo abana b'Imana bamaze gukizwa, baba babaye abasirikare, hari intwaro bagomba kwifashisha bari kurasa abadayimoni. Uvuga ngo buri bikorwa byose bibi ubona biba biyobowe n'abadayimoni, kandi ubwo nazo ni ingabo za Shetani. Nazo ni ingabo za Satani. Hari ubu ni umudamu yari afite imbaraga z'Imana. Hari amasengesho yigeze gutegurwa ku rusengero ahantu nakirijwe. Noneho hari umugabo yitwaga Kazanenda, yari umusore. Bateguye amasengesho yari ya korari, nawe ari umuririmbyi. Ubwo kera hariho urukundo rw'Imana, bari barafasha abantu b'Imana, abasore, twaragiye gupagasa. Baravuga bati mwebwe noneho muzajye muza mwibere hano ku rusengero, mpacungire n'umutekano. Amasengesho rero bamaze kuyategura, Kazanenda ntiyayazamo, aravuga ngo azasengaye. Ibaze kuba uri umuririmbyi, korari yateguye amasengesho, ukavuga ngo uzasenga yawe. Hanyuma bigeze nimugoroba ku munsi wa kabiri, buriya abantu basenze, hari ahantu mugera iyo mwirije ubusa, ibyo kurya byose umva biryoshye, wumva n'urwiri barutetse rwakuryoheye. Hanyuma araza ateka ubugari, maze buradusiba nyine ku rusengero. Murahumurirwa? Turahumurirwa. Tumaze guhumurirwa, nuko umukobwa umwana amujya ati ariko Kazana, ati waduhemukiye, watugerageje, atuzi kugira ngo utekere ubugari hano turi mu masengesho. Uzi ko twirije ubusa? Uzi ko twirije ubusa?
ngo mwihangane ngo nyine ati se kuki utaje gusenga kandi uri umuririmbyi, undi ngo nzapanga yanjye. Waba wananiwe gusenga, ni ukuvuga ngo igiti giteruwe n'abantu 10 ntabwo wagiterura urugombo. Icyo nashakaga kuvuga cyakurikiyeho, nyuma yaraje turi gusenga afatwa n'imyuka mibi arasara. Amaze gusara agahamagara abazimu, noneho yahamagara abazimu bakamwuzura. Twamukijijwe n'umukobwa ubu n'umudamu yitwa Faraziya. Iyo yabaga aje ari mu nzira agenda, uwo muhungu wasaze yahitaga avuga ngo hari umusirikare ndi kubona uri kuza hano, ngo sinzi ngo niba ndi bumukire. Twajya kubona tukabona ni umudamu uje, akavuga ngo ayiwe ngo dore arahageze. Bivuze ngo yabaga yabonye imbaraga zibitswe muri wa muntu. Rero naho ngaho Pawulo yabwiraga abantu abasaba ko atwara intwaro zose z'Imana kugira ngo bashobore kurwana urugamba, guhagarara ngo badatsinzwe. Hari naho bakoresha ngo ikinyoma n'uburiganya bwa Satani. Nuko nayo bagabo nifuzaga ko tuganira. Rero Imana ibaha umugisha ku badukurikiye. Reka dusoze dusenga. Amen. Mana yacu, turagushimiye ko wadutoranyije, turakwinginze kugira ngo utwigishe kugenda gisirikare tutabogamiye abantu, ahubwo utwigishe gukora umurimo wawe. Abumvishe ubu butumwa ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.